umuntu yakubise icyugi nijoro ndikanga, ariko mbona papa Cyusa we ntakikango. Abyuka gake gake mu gihe ngene namaze kugera munsi y'igitanda. Hashize akanya mbona aragarutse, arambwira ngo singira ubwoba, ngo mbyuke hakiri kare managura amaraso. Mu by'ukuri sinari nzi ngo nta maraso y'iki. Nyina ko yari ari gufata igikapu vuba vuba ambwira ngo aragiye, ngo kandi nkore uko ashoboye kose ngiye na Cyusa tuzahari tube turi kumwe twese n'abana. Nashatse kumubaza byinshi kubiri kujya mbere, mbona ntacyo ashatse kumbwira, ahubwo asohoka yihuta. Hari imodoka yari iri hanze imutegereje kuko nabonye amatara. Natinzeho gato ngo buke nze kukureba. Mu gihe ngitekereza kubyutsa Cyusa ngo nze, nanone urugi rwarikubise rw'icyumba. Mu gihe ngitekereza ndebe biri kuba, mbona nikubise hasi. Nongeye kugarura ubwenge ndyamye ahangaha ndi. Cyusa we na n'ubu sindongera kumuca iryera kuko yari agisinziriye. Mama Cyusa ni uko irihangane, ushobora kuba utazi ibijya mbere, ariko uko biri kose uzabimenya. Nahumurije mama Cyusa, ariko birangira nanjye anyishyizemo. Kumbe wajyaga wiyoberanya ukaza nkaho nta kintu uzi, kumbe nawe uri inyuma y'ibi byose. Si ubundi wambwiye umugabo wanjye akora iki? Ko mbona agenda nyuma y'amezi agaruka. Please mama Cyusa, ntabwo ari ngombwa kubikubwira byose kuko urarwaye. Ihangane ukire, ariko uko biri kose Cyusa arongera aboneke. Hari abantu bari kubyitaho. Nahumurije mama Cyusa, gusa uko biri kose no by'ingenzi byari byanzanye. Ni kwa dogiteri, twamaze kuhagera nko mu rugo, twese niho turi kuba. Gusa Cyusa narongera kuboneka. Gerard nawe mamaze icyumweru naramubona. Birumvikana ko Igoro we ntiyaboneka, byose niyo biri ku mutwe. Dogiteri we buri gihe iyo avuye ku kazi aza tugafatanya kwicurangira tukaririmba. Mbese nibwo twari tugitangira urugamba. Ibyishimo by'umuryango ntibyabuze. Mbibutse ko dogiteri aba ahantu kure cyane hatagera n'umuhanda. Mu muhanda mwibuke ko hari ifoto yanjye n'umwana wanjye. Ndi kureba amakuru bitunguranye, ubundi ntabwo najyaga nkunda kuyareba. Ngiye kubona mbona mu nkuru nyamukuru z'uwo munsi ndimo. Oh my god. Abamaze iminsi batambuka mu mihanda ya Kigali, ndakeka polisi yaraberetse aya mafoto. Ni ifoto y'umukobwa mwamenye ku izina rya Eve. Ni umuhanzi mwakundaga. Mu minsi ishize yabanje kwiba amafaranga ageze kuri $186 Rebo yakoreragamo. Nyuma aza kuvugwa ko yapfuye aguye mu mugezi w'Akagera, ariko byaje kuvumburwa ko atapfuye, ahubwo ni imitwe yakoresheje kugira ngo abashe gushimuta umwana w'abandi, afatanyije n'amagini aherutse gucisha mu gihugu cya Nigeria. Igihamya cy'ibyo, mureba ifoto y'ikintu cyafashwe na kamera yo mu nzu aho umwana yashimutiwe. Ayo ni amwe mu magini amufasha gukora ibyo ashaka ntamenyekane. Nugira amahirwe yo kumubona, uzafata live location y'aho umubonye, uyohereze kuri nimero iri gucaho hasi. Uzahabwa amafaranga agera kuri $10,000 z'amanyarwanda. Ushatse kumufata nawe bishobora kukugiraho ingaruka mbi cyane. Narebye ibiri kumvugwaho byose ndumirwa, nyoberwa n'ibyo ari byo. Kumbe mama Cyusa nawe ari kureba, yashobewe, ari nako ari kugira umujinya, njye sinaye nabimenye. Kumbe uri igisambo. Kumbe ni wowe Eve numvaga abantu bose barahirira. Ngatangara ukuntu wari uzi kuririmba, ngatangara nanone ukuntu waje mu buzima bwacu, byose bigahinduka. Nagatangara ukuntu wowe na Igoro muba mufitanye utuntu muziranyeho, kandi Igoro nawe amisha ibintu byinshi. Please mama Cyusa, bikeka bitandukanye n'ukuri. Nkeka iki? Njye ntacyo ndi gukeka. Icyo nzi cyo mwamishe kenshi, ariko ubu ndabimenye. Yahise yikata mu cyumba, yibagirwa ko ataranakira neza. Munasohokanye agakapu karimo utuntu duke twiwe. Mufungure uwo muryango wanyu ngende, kandi mbahaye amasaha 2 yonyine. Nimba narabona umwana wanjye ndagutanga bagufunge, uryoze ibyo wakoze, wamujura. Mama Cyusa, please garuka wenda ubanze ukiri neza. Nyiriki ubu se ubundi nabwirwa n'iki niba mutari kunyica? Nafashe phone yanjye nandika message nyohereza Gerard na Igor ndetse na dogiteri. Wenda wayibona mbere yagira icyo akora. Nyuma ndamufungurira aho kugira ngo duteze ibibazo. Naye nibagiye kubabwira, ifoto yafashwe y'umuntu wagiye gushimuta umwana ni Gerard mu kimask asigaye yambara, kugira ngo yerekane ko ari igini bamutinya. Nyibuke ko bose bazi ko yapfuye.
umunsi bazamufata bakamwambura icyo kimasike bazabona ari Gerard wapfuye kera batinye biruke, twebwe ubundi twarateguraga. Nategereje ko hari n'umwe wansubiza ndaheba, gusa nayo nizeye biri gukorwa. Nangira kwicuranya gitari n'umukobwa wanjye, ndi kumufasha guhimba uturirimbo tw'abana, nawe akajya dusubiramo aturirimba. Nkongera nkamufasha tumwe mu dusomo two muri nasari batangiriraho. Yari agize imyaka yo kujya ku ishuri, ariko ihura no kuba kwa Payigoro ntibyamujyanaga ku ishuri. Nagombaga guteka kandi kugira ngo dogiteri naza ataza kubura icyo arya. Ni nimugoroba mu macyusa nategereje ko yakwisubiraho ndaheba. Bigeze nka nijoro dogiteri aratashye. Aza ariko bigaragara ko ababaye, araza ahita yicara mu ntebe. Ibikaruvate arabijugunya. Numva mfite ubwoba. Dogita, byagenze gute? Ni wa mugore wa Igor. Uzi ibintu yadukoreye? Yakoze iki? Numbwire ko yatanze ahantu undi n'umwana wanjye. Ibyo gusa se? Twahuye ngiye kumukaruma ariko birangiye nanjye ananiye. Ahubwo nshiduka yahamagaye fone yayindi bashyizeho ku makuru. None bayihamagara tunicaranye. Nagize ubwoba mpita mutaho kugira ngo hatagira umuntu uhansanga. Kandi bari bazi ko ndi ku ruhande rwabo. Nako reba televiziyo barabivuga mu makuru ya saa 3 wenda. Mbega isi, ibintu byari byatangiye gukomera. Nta kintu cyo gukora na kimwe kuri mama Cyusa. Na dogiteri nawe yacitse intege. Kandi ari mu bantu tugira abari strong. Nategereje amakuru ngo ndebe niba hari update. Ni saa 3 mu makuru, nta cyavuzwe. Dogiteri kubera kubunza imitima nta kintu na kimwe ashaka kumva. Ntashaka no kurya. Yahise yirambika ku buriri. Ari kuri laptop ye cyane. Nta mwe yashaka gutakaza. Ndi ku cyumba cye ndi gukomanga. Dogita, nta makuru ya mu macyusa yavuzwe. Ubuse tuvuge ko yatureze cyangwa yisubiyeho. Yarari hafi kubivuga. Ariko hari icyabaye. Reba ku social media byose biri kuvuga. Oh my god, nafashe phone yanjye. Ahantu hose hari ifoto yanjye. Bivuga ko ngiye n'ikigare cyanjye twishe umuntu. Waje gutanga ubuhamya ndetse no kwerekana aho ngiye n'umwana wanjye turi. Ngo biravuga ko yishwe na rimwe mu magini nkoresha. Amafoto nayo arahari. Ndabona ari cya kimaske cya Gerard. Nabuze aho nkwirwa. Abasore natekereje ko bari kunyica batangiye kwica abantu. Ubuse koko Cyusa abaye imfubyi azaba hate. Nabyibazagaho byose. Ariko nta nubwo nari nza ku kanya aho Cyusa yarari. Nararakaye mfata dogiteri ndazunguza. Kuki mwakora ibi byose dogita? Kuki mwambeshye ko muri kunyiza? Kandi mu by'ukuri muri gahunda yo kwica abantu b'inzira karengane. Nubwo amacyusa yarakaye yanadutanga, ariko ntiyarakuye biriya. Ngiye numvaga najya gereza, ariko amacyusa akabaho. Mbabarira uhamagare Gerard na Igor, ndabashaka hano. Bagomba kunsobanurira ibyo bakoze. Ngiye nanjye nditanga nicwa cyangwa bamfunge aho kugira ngo abantu bakomeze bapfe ku bwanjye. Please Evie na Corinda, calm down. Ufite umwana wawe mu cyumba, mbabarira ubu musanze aratumutekereza neza. Ibyo byose uri kwikoshwa n'uburakari. No, ntago nabyemera. Yahise azana Evie wanjye amunzanira mu cyumba aho narindi. Ahita akubitaho urugi arafunga n'urufunguzo ajya kwiyicarira muri salo. Nkomanga ku cyumba nsaba imbabazi. Dogiteri aramfungurira ariko akirakaye. Please Dogita, mbabarira. Nshobora kuba nahubutse. Linda, ibiri gukorwa byose ushobora gutekereza ko ari ubusazi. Ariko byose biri gukorwa n'umusaza wa muri Afurika y'Epfo. Kandi nawe bizakugiraho ingaruka nziza. Ntuzemere ko abantu bakubuza ibyari ibyawe. Ako kanya umuryango warafungutse. Hinjira akagare k'abantu bafite ubumuga kicayeho mu macyusa wa wundi nabonye ari ku social media ngo yapfuye. Ari gusunikwa na Gerard. Ndetse na Igor mu myenda ya gisirikare n'imbunda ari inyuma. Ateruye Cyusa. Oh my god. Ndi kurota. Ese ni ibiki bijya mbere koko? Mana yanjye. Nategereje kumva icyo bambwira n'ukuri. Gerard yafashe ijambo. Uyu munsi twese duhuriye aha. Turi kuri gahunda y'umusaza nahuriye nawe muri Afurika y'Epfo. Umusaza warenganye. Umusaza twumvise ibye ndetse twagiriye mu. Linda cyane ndakeka azishima namenye bye.
gusa igihe ntikiragera, ahubwo dutegereze mu macyusa akanguke dukore inama y'akazi tugiye gutangira gukora mu buryo buri professionnel. Nubwo katangiye kandi kugeza ubu tubirimo neza. Nitwa Joe 12, duhuriye muri season ya 4. Turabakunda cyane. Iyi nkuru ni kuryohera udufashe kuyihereza n'abandi.